Reka nkwifurize ibihe byiza, nkwifurize kandi kugira amagara meza ukomeje gukurikirana inama y'ubuzima. Tumaze iminsi rero tubagezaho ibiganiro by'ubuzima, ibiganiro bigamije guhindura amagara yanyu. Ibi ni ibiganiro by'ubuzima bigamije gufasha abantu kwita ku buzima bwabo, kwita ku magara yabo. Ndagira ngo ngusabe rero, imba ari bwo bwa mbere uri gukurikirana ibiganiro byacu mu nama y'ubuzima, ndakwinginze udufashe dutere inkunga. Inkunga yawe ni ukora share, ukora subscribe, ukora like kandi ukanakomentinga, ukatubwira uko ibiganiro byacu bimeze, ndetse ushobora kudushimira cyangwa se byaba ari ngombwa ukatugaya. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi cy'ubuzima, mu nama y'ubuzima, turarebera hamwe akamaro ka siporo, imyitozo. Siporo ni ingenzi iyo wayikoze neza, ukayiha umwanya kandi ntiwivune, kuko ifite byinshi ikumarira, ifite byinshi ihindura mu mubiri wawe bitari bisanzwe bimeze neza. Ni byiza rero ko dufata umwanya uhagije, umwanya tukawuharira siporo kugira ngo twite ku magara yacu abe mazima. Nuko na siporo iba bimwe mu bintu bya buri munsi muri gahunda zacu. Abanditsi rero ndetse n'abashakashatsi benshi banditse ibyiza byinshi kuri siporo, berekana ukuntu siporo ifite akamaro mu buzima bw'umuntu, ndetse ukuntu ishobora guhindura ibitekerezo byawe, ukuntu siporo ishobora guhindura uko umubiri wawe umeze. Ni byinshi rero, reka tubinyuremo turebe akamaro ka siporo. Siporo rero ifite ubushobozi bwo gutuma inyama z'umubiri wawe zikomera, ndetse ifite n'ubushobozi bwo gutuma imitsi y'amaraso nayo ikomera, bityo bigatuma amaraso atembera neza mu mitsi, maze amaraso akagera mu bice byose by'umubiri neza. Kandi nanone siporo ituma umutima utera neza, kandi igatuma umuntu agira umutima ukomeye, atari ugukomera kubera ko umuntu ari umugome, ahubwo umutima urakomera nk'uko bikenewe nyine, maze bigatuma ugira uburyo bwo kwakira amaraso menshi, kandi nanone bigatuma umutima utera neza, cyangwa se usohora amaraso ahagije ku bice byose by'umubiri mu buryo umutima utavunika. Akandi kamaro ka siporo rero, siporo ituma umuntu igifu gisya neza, bityo bigatuma intungamubiri zigera mu bice by'umubiri zihagije kandi zikagerayo neza. Siporo nanone rero ituma ibihaha byacu bikora neza, bikakira umwuka uhagije, maze wa mwuka ukajya mu bice ugombye kujyamo nanone neza, kandi ibihaha bitavunitse. Siporo rero ni ingenzi, kuko siporo ifite akamaro ku bice byose by'umubiri, cyane cyane ibice bifite akamaro cyane, ibyo bita ama vital organs. Reka tuyikunde, reka tuyiteho kandi tuyiharire igihe, kuko ifite byinshi yatumarira, ariko ibyo bikunda iyo wihaye gahunda. Siporo nanone rero ituma ugaragara neza, ukagira umubiri mwiza.
siporo ituma ugira taye, shape nziza y'umubiri wawe. Siporo ni ingenzi rero bavandimwe, reka mbakangurire kuyikunda. Siporo rero ituma ugira ibitotsi byiza, siporo ituma uruhu rwawe rutagaragara ko rushaje. Niyo waba ufite imyaka 100, hanze ku ruhu ukomeza umeze nk'umwana w'imyaka 20, ugakomeza ufite ingufu nk'iz'umusore w'imyaka 30. Urumva ko siporo ari ingenzi. Reka tuyikunde rero, tuyihe umwanya maze tuyikore tubishaka, kuko idufitiye akamaro. Abashakashatsi rero bakomeje kuvumbura ibya siporo, bavuga ko nta kandi siporo ifite ubushobozi bwo kugabanya chance z'uko umuntu yarwara kanseri. Siporo ni akagabo, reka tuyishakire umwanya uhagije. Ndagira ngo mbibutse rero ko mukomeje gukurikirana ibiganiro by'ubuzima mu nama y'ubuzima. Ni ibiganiro bigamije kugira ngo wowe nanjye tugire amagara meza. Bashimire ko mwaduhaye umwanya wanyu. Reka tuzongeye kubonana ubutaha maze tuganire ibindi bintu by'ingenzi mu magara yacu. Murakoze.